bigira ibintu biravuga ko mwaguze abafana warangiza kuririmba abafana bose bagasohoka muri stade bakagenda. Ndashaka kukiringa kino kintu. Buriya event igira challenge nyinshi. Ndumva ndashaka kubabwira ko hari ikintu ntashaka kwemera, hari ibintu ntashobora kumva, ntashobora kwemera. Abantu bafata Ben bakamumanura ibyo sibyo. N'abafana banje babikora. That is not kumumanura gute? Great. Nyine kugaragaza ko ari umuntu adakomeye ntabwo ndetse n'ubyemerewe. Ndashaka noneho ndashaka kubwira uwo mukongomani wawe njyewe ndi umuhanzi number 1 dukora akazi kamwe twemerewe gukompeta twemerewe kujya mu marushanwa. Abafana mugira umutima mwiza muvugana urukundo mwe ku brand ya Ben ni brand nyuma yuko abo bafana maze gukwereka urukundo ngo nubihenureho my friend ubatwumvikana. Reka making a point yanjye. Brand ya Ben ni brand nini nashobora kubahuka njye ubwanjye kubera ko nanjye ndi umuhanzi. Competition turagira ni competition kuzamo imvugo z'urwango ku oya ntabwo mbyemera simbifana kabisa. Competition ni competition mwana bicunga no kuri stage nta magambo mabi nigeze mvuga ntabwo nigeze ni entertainment. Wedumba Bamba Clati Positing ongera ubyita umwanda. Dumba ngera TikTok University manuke Bamba Clati Positing. Really thank you. No bwa mbere mbonye iki kintu ha. No, this is simple. Izi ndazimanurwaho kanswe Bruce Melody. Umva rero melody. Hari indi nini irenze iriya. Ceceka gato wa mugabo we nsenga wowe. Ayishuwa hari yindi yazirenze iyo. Ira TikTok University raza. Okay, ari Melody ashobora kubona TikTok University hano. Ubwo nubusa bro, ibyo ni utoto. Komeza Melody. Umufana wa Melody aze amwe TikTok University. Uba bigenze bite? Iyo utagira ubwenge nta namatwi ugira. Wakumvise wowe. Iramanuka nayo tegereza urareba. Komeza Melody. Abafana banje mwubaye brand ya Ben mwe kumuvuga nabi mwe kumubwira amagambo mabi. Bira no muziki usanzwe nshobora kuba nabyutse neza ejo akanyigaranzura. Kaba sakanasohora umuhiti none ibintu bigahindura isura kuko impano n'Imana itanga nta stock tugira y'indirimbo. Amen. Kubaho brand zacu kandi tubikorera umuziki. Ibindi rero kuba ntaragafuka imvugo rimwe ntimukarare mutabitekerejeho. N'ubwa mbere kuva nabaho Bruce avuze ibintu by'ubwenge. Ndabamenyesha Dumba taraturabura mu kanya agiye kunyibasira ndabamenyesha ngiye ko ntari umufana wa Melody. Ntabwo umufana wa Melody. Nubundi giti kimwe ntegekora ishyamba shabyihorere mwana nawe twara. Ntabwo sinigeze bumufana wawe sinzigera naba n'umufana ngewe. Of course urumva Melody. Oya uvuga amagambo mabi wowe nani mvuga naberega. Ngiye ndi umufana w'indirimbo zawe sindi umufana wawe. Intare yawe ngise. Wapana warorera. Wapana ntayo wabona nta mafaranga ntanga. Godfather. Kubera iyo mpamvu rero. Godfather. Yo. Jewe ntaratanya gukora ibintu nkora nahuye na Melody yicaye ahantu harimo na campus ngiye maze like I have done it. Nigeze guhaguruka ngenda na Bruce ndamwegera namubwira ati Bruce I love what you do, I love your music, I'm a fan. Njewe am a fan. Gusa ikibazo yo cyaje aho ikibazo ngirana na Melody. Nangije kuba wondi Dumba Melody tuguma dushwana nta kindi ariko ni ibisanzwe. Dumba urumva ratu tulipana Dumba baramutamika akaza kunjomba yanjye ari imbere agaseka uraseka n'iki gisekeja. Nta muntu numwe ari bwama amafaranga muri industry nka Coach Gaye. Gasekere bote. Nta muntu numwe ari bwama amafaranga muri industry nka Coach Gaye. None se bantamika gute? Bantamika abo babantamitsa ngahe? Baragutamika Dumba agenda inzara yase. Nta muntu bantamitse. Abantu babiri ati Melody ibi ntabwo ari byo ugahita urakara tugashwana. Ariko ni nakubwiye kuzi ibintu uko mbyumva ubyumva nabi. Nese okay ibyo habaje nuko mabyumva. Abaho rero kujya inama niko abantu bagira ubwenge bakora. Umuntu ajya inama nundi ujye yumva wowe wumva inama iyo yizanye wayikonfirmye nkayikonfirmura ahubwo no uraka ugahita ukupa ngo fuck no Dumba arivu. Ubwa nyuma nibwo nagututse. Dumba ariko urivumbura urabizi ko wivumbura. Oya ntabwo nivumbiye mani wambwiye nabi.
wowe wamamagaye umbwira ibintu bitajyanye, mwumvige ko bitajyanye uhiturakara. Okay, reka abafana babyumve icyo twashwaniye ndivuge. Nubundi se okay, nari mu kabari, reka bafana reka babwe rero ni example nziza yo kuvuga. Baretse gato n'ubwo ibintu byaya mano maze gukumva bisubiramo uvuga inkuru imwe. Oye yina vuga nta nwane bwabibwira. Inshuro zirenga zingahe? Oye nukiye mu muryango yakuzira umeze nka cyagori. Oya niba mwandike ngo ndabeshya niba ndikubeshya. Dumba ibintu byaya mano inkuru uhora usubiramo twarayirambiwe. Urumva urakoze cyane mukanya nabimubwiye yawe niyo mpamvu ujye kuvuga yawe mukanya nabirambiwe ndamubwira ati Dumba mitubwiye inshuro nyinshi namaze agahora bisubiramo. Noneho kugira ngo bari Dumba atari umuntu woroshye kumvikanaho, iyo azanye point ye ntuyumve ararakarara. Ndakubwiye ko wewe uri imbaga nyamwinshi wowe. Data reka amabwire icyo twapfuye na Bruce. Numwe ufite igitekerezo. Reka amabwire nawe umeze nka God rero nicyo kibazo cyawe. Ntabwo meze nkawe nawe icyo twapfuye na Bruce. Nari mu kabari. Banyarwanda bayaga nari mu kabari. Abafana ba Beni bahita barambwira ngo Dumba ngo nukuri kwimana ngo dukure de Beni ngo duhamagarire de Beni. Mpita mfata telefoni mpamagara Beni. Mpamagaye Beni ahita avuga n'abafana arababwira yo muri meze guteye amakuru. Noneho hari abafana ba Bruce aho ngaho. Nuko byagenze rero Bruce niba utarabimenye. Hari abafana ba Bruce aho ngaho bahita barambwira ngo natwe duhamagaraho. Je nago amamagarira mu tubari ujye nubaha brand yanjye nuzajya usinda ujye uhamagara biwanyu. Umva. Ujye uhamagara de Beni ariko cyavuze ngo uhamagara de Beni ugapita. Uko no kwihagararaho. Uretse gato uko no kwihagararaho. Reka ndangize. Mamagara. Ntabwo natuburangiza basinze. Reka ndangize. Uramamagara wasinze. Umwuba abanyabwenge babimenye kusebye. Abanyabwenge babimenye uretse gato difada abanyabwenge babimenye kusebye. No niba byumvishe neza. Uravuze ngo byumvishe neza uretse gato. Nahamagaye Bruce kugira abafana barambwiye mu muhamagara uretse gato. Bruce afana banye mu mvuye guhamagara Ben. Dumba. Bruce umva ukuntu Bruce yambwiye ariko umva ukuntu Bruce yambwiye ahita arambwiye ndamubwira ati abafana bashaka kugutera peace. Urumva uzi ukuntu yambwiye ngo mani ngo numbwire ko ibyo ngibyo ngo ari byo mpamagariye. Ariko yari attitude wumva Bruce reka kubeshya yari attitude amaye ntabwo meze nkawe ngira ibyo nkora yari attitude amaye kubera hari umuntu yari arangiye kumubwira amagambo ajya atambwiye ambwira kubera yabanje kumbwira ngo Dumba ngo nakwizeraga ariko namenye ko ngo ari ibintu wigeze kumvuga. Ndamubwira ni igihe kinigeye kukuvuga bimunanira kumubwira. Dumba uva nkubwire Dumba. Reka ndangize. Ako sura rangiza ryari urangiza bigeze bimunanira kumbwira. Noneho arimo nama attitude abafana ntabwo arimo bavugisha nanjye ntabwo ambwiye ibyo ngibyo arimo nabubwira. Nahise mubwira nyina mpita nigendeye. Bakavugisha ukoresha wagiye. Uko namubwiye ntabwo arere mpita ngende. Ni wallahi reka nkubwire ikintu kimwe. Nanjye urabizi ko ibyo bintu ntabwo nabitinyuka kubikubwira wowe. Nukuvuga ngo ahubwo oya niyo bifu dufitanye na Bruce niyo. Uburetse gato ibaze Dumba kaguhamagara. Urumva wowe kaguhamagara kavuga ati ndahantu abafana barashaka gutera peace. No ofete Bruce yari afite ibindi bintu ntazi bari baramubwiye. Oya turetse ko ntabyo twemere ko byari cyangwa ntabihari. Urumva wallahi nanjye ibyo bintu twabonye umwanya ngo mubimbwire. Mumenyere ngubwire. Dumba ikintu ugiye gufata ugashyira muri uwo mutwe wawe utari kumusatsi. Kocho. Jewe ngira akazi kenshi ndi busy n'ibintu byinshi. Kuba usinze ugahita ufata phone ukampamagara ntibiguhindura priority. Ahubwo wakamamagaye nka gutya ari ikintu cyihutirwa cyangwa se wenda nakubwira ko ndi busy ukabyandastandinga nk'umuntu w'umusirimu. Nawe uri kukubwira ko ndi busy nagufitiye umwanya ukarakara. Wese Dumba ngenda gutereta. Mama yake umva Bruce ni ryari wowe ntitujya tuvuga tukavuga n'amasaha 2 bafite umwanya uwo munsi niwo munsi utari ufite umwanya. Irage nari ndi busy none wamamagaye kwanza wari urimo urakora n'indirimbo wari muri studio none se wenda kuririmba ndirimbo kandi atari studio nyayo ari studio yo mu rugo.
ko nkujya uciringa si ubwa mbere ngo amagaye cyangwa tuvuganye uri muri studio mu rugo. Inspiration yanjye uranyicira iki? Uranyicira iki inspiration yanjye ngewe? Wari ufite ibibazo bari barangije kuduteranya wari uraho. Guys, tugaruke gato noneho, tugaruke gato kuri iki kintu. Dumba, Melody arakubajije ngo niyo waravuye mu gitaramo, I mean kuri live direct, nyuma waje gukurikirana na feedback urazibona. Ari yaguha kutiso. No, reka zatubwire kandi abizwa bitubwire. Se Bruce kuvuga ko bakuvuga neza. Ariko se waburetse turashaka kumva. Nabi nabyo nta kibazo. Erega harandi ikintu kiba kitavugika nabi. Urimo kunyumva ndashaka kugira ushireho comment gitaramo cya Melody na The Ben wacyakiriye gute? Igitaramo cya Melody ariko ubundi none se Melody mbanze ukundi n'ubundi ibintu biza kugenda. I always know. Mbanze ukuntu biza kugenda. No bitubwi namaneka kugenda gutyo. Wowe wabyakira gitaramo kivimuzi nkuko yabikubajije. Ntago ndabona party ya Ben man. Niriya wabonye. Nabikwereka. None se ko symphony yari icurangiye Bruce reka nyikubwire amubwiye Bruce The Ben adafite symphony kandi nararangije kumenya ko nta nubwo abari muri organization ya Ben ntago bigeze bakora effort zo gushaka ikindi kintu kingana na symphony. Ubwo nari kureba iki niyo mpamvu party ya Ben kamubwire party ya Ben nubwo mpamvu none se nari gutegereza iki nahise nanasinzi kandi wanatize nawe bagwaye iminota bagwaye wahise uyireze we yarafite igihana ibyo guha abafana wagira ngo bari kubizimya none se si ibyabo bombo clati pussy thing ngo kwiki bamuhaye isaha imwe n'igice cyurangira amasaha 3 Dumba ene TikTok universe hano Dumba na mufana wa Bruce atanga TikTok universe mu 2015 nibwo nazanye symphony wowe kubera ubu utafite n'amakuru ahagije buriya symphony nubwo bacurangira abandi bantu ariko ni official band yanjye abo ariko iyo uvuze kuyizana bimenyesha ikintu kujya uvuga ibintu abantu bafashe umuziki bawugira ikimina bawukoramo ibintu tutamenye. Bruce ujya uvuga ibintu mugabipfa n'abantu nuko wavuze ko Element ari bo bamuzanya itarakana symphony ntabwo iza kuzinduka mu gitondo irakanye ibyo se byabujije pompom gusohoka bombo clati pussy bihuriye hese nuko kurakara nyine kwawe wese ko arakaye nituri kuvugana kocho niwe mera pompom reka nkubwire Muzafa hari ukunyigira umudombo music industry ntago wakwanga umuntu ngo umwange birangire anytime murakorana niyo mpamvu ujyona nk'umuntu ariko ibyo urabizi ko ari njye umuntu wa mbere ubizi niyo mpamvu muzi mukamvuga nabi gutya ubuzi wowe nkuvuze nabi wowe Dumba wabyuka uruhara warutukuje njyewe iyo bamvuze nabi ndicecekera nkavuga ne uyu muntu reka nzamufatira ahantu hamwe bite mwereka narogo Jesus dore uko kireba ubwo se nta mufana wa Ben yampintare ariko so uri Ben iyi ntare ntago bayihaye Melody ndi umuvugizi we mwiza sindi muyoboke Dumba iyi ntare bayihaye Godfather bakoze kuri Goro ntabwo iyi ntare bayimpaye uriya bamwita Mama Miracle babisize sendarata umuvugizi utararebye performance y'umuhanzi avugira bakwirukane thank you oya amwirukane bamwirukane uretse gato Dumba hano hari akantu bari baragakase bagashyira aha Dumba kankashake ngakine baragakase kankashake Dumba nizere kutagiye gusebya Ben oya reka nkubwire rero Melody Godfather waramwumvisha ukuntu aguma avuga The Ben umva nkubwire rero Melody nyumva Melody kumvikana Melody nyumva ntabwo nkumva nuse ndi mwana mubwire Godfather narakubwiye nyumva hano uretse gato Dumba nyumva hano gato Melody Godfather niyo mpamvu nashyizeho akadomo nyumva neza cyane sindi muri gatabirato sindi umukomba kwaha ibyo mwakoreye fata ku mavuta ndabizi ibyo twakoreye fata ku mavuta se nibiki uzi kwanza
kubera ko umugabo mbwa se kimbohe ntago ndi bumuvugeho. Ego rero ntabwo ngewe ngufana fana indirimbo zawe. Niba ari biriya rero byawe nazo uzazihorere kuko narakubonye ugera gutyo ugafata umuntu ukamucegeta witwaje ngufana indirimbo ze ngo ntumufana. Jewe n'indirimbo zanjye tubagendana n'injyu zihimba ubwo ndimo. Ubwo ndagufanuruye ndazifanuruye. Godfather indirimbo zawe nazo nazifanuruye. Nta muntu wundi wakora ibintu nk'ibyo twakoze ejo bundi. Niyo mpamvu rero amazina abiri ugomba kujya ufata akantu k'akarongo gacaho. Reka roho inyuri nzira. Uremera ko Ben yagoye platform kandi wari uzimye? Wese uremera ko iyo platform nayo mutwara atazongera kuyibona? Mama nyabo ushobora kubyemera. Nawe ugiye. Aragiye byanyabyo dore nguwo ararenze Muzafaru n'imitego. Yitwa se imitego yo katsindwa ni yakare. Se imitego arayitambitse. Abafite amagambo mabi mbamwiteguye mbamureba mu maso tuba tureba. Oya njyewe nkubwiye byabaye. Gazi mutapinge screen bataza kutumanura. Mutapinge screen please. Wenda ntabwo twasubira inyuma ngo dutekereze ku bintu by'akanyafu. Nkone kunda. Ariko ntabwo ariko hagati yanjye nawe niba uri kumubaga harya da mbere yo kuza kuvuga ngo simubage yavuze ngo niwe wemerewe kumubaga wenyine. Ngo niwe wemerewe kumubaga. Ni njyewe njyenyine dushaka kujya muri competition tukarushanwa abafana. Abasigaye mwese hari gihe mbabona mwabizanyemo umutima mubi kandi bro ni entertainment nta mutima nta roho mbi. Nta nakari umuntu igomba kugendera muri ibi bintu. Sigaye uzi ubwenge Bruce, sigaye uzi ubwenge. Melody ibivugwa ko abafana mwabaguze mukabatwara. Hari amafaranga nabagurije njya kubagura. Ukabaso akose kuvuga nabi kibazo uri umuntu aramubaza nawe akavuga nabi. Ariko se ko twahinduye platform ko iyi ngiye atari Twitter ngo ramwe ngo ntabwo Twitter ari ya nyoko. Erika ntabwo nabyibagiye. Dumba uri mukamanura kwa dufada. Yaramanu yaranyemeza. Buceye. Nubabarire. Buceye namumanura ndamuminura. Cyangwa ni barakibamwe kiraraka. Ariko muza twagiye dukozanyaho nushaka kuzareka twibera inshuti. Ntabwo twaba inshuti uburetse nkubwire Mero ntabwo utanga amafaranga urabizi. Ariko yego dufata nanjye amafaranga umpa. Ntabwo twabana nta mafaranga umpa. Kuko Yesi ngora muri banki. Ntabwo ukora muri banki. Oya, nta n'amafaranga menshi ngira buri. Ukora mu mifuka y'abafana. Nta kintu niki na kimwe tuzatubana gutya. Nabo bankora mu ijosi. Ako kantu. So, Melody igitaramo mu ncamake reka nkawe igitaramo cyagenze gute mu byukuri? Njyewe kuri side ya igitaramo cyagenze neza. Ni iby'agiciro kinini kubona dukora ikintu nka kiriya nyine kikaba kikarangira. Wenda sindabona umwanya mwiza wo gukora comment ifatika nzaca kuri mainstream wenda mfite gahunda yo kujya ku isibo nzaba namaze gutunganya neza mu mutwe n'amagambo nyatondetse neza ko ngomba kuyavuga ariko mu ishusho rusange igitaramo cyagenze neza ubwitabire bwari hejuru cyagenze neza n'ibitaragenze neza ubwo no gushaka ubwo ubukurikiyeho nyine tukabikosora. Okay. Wow, ubwo reka tegereze noneho ndatekereza bivugira ku isibo. Dutegereje TikTok Universe ko zimanuka hano ku bantu bashimishijwe. Ziramanuka ndabizi mu byukuri abafana yaba abantu muri hanze mwasusurikijwe ibintu uyu musore yarangije umwaka neza pe cyane. Ariko bamwe bati ntabwo twari tuzi ko indirimbo ndakwanga ari Melody yayikoreye The Ben. Biratangaje kubona ajya harakayiririmba araza kuyitubwira impamvu yaririmbye ndakwanga mu gihe cyo kurangiza umwaka. Inzabo yangaga niba ari twebwe abafana twari turi hariya uzatubwirira indirimbo by the way kwanza zanayitubwira cyangwa uzayisibe kuri YouTube. Nzayisibira iki se ndakina ngiye nkora ibintu nzasiba kubera uri mwihangana na The Ben warangiza ukaririmba indirimbo nguramwanga uraza kubigarukaho. Melody njyewe nubwo ntari umutinganya reka nkwenderaho nkuboneye ni umugani nyarwanda. Melody nuru rugendo iyo mbonye abahanzi bari soba bari vierge mu bigize mu bintu by'ibikorobero cyangwa mu bintu by'umwanda batigeze babyijandikamo umuziki ukababera inyenyeri ibazamuka.
ibamurikira amasaha tukabona Melody bigenda gutya. Melody, mbere yuko dukomeza show ndabizi ntabwo ushaka ibintu birebire. Aya masaha twari tubonye undi mwana umuhanzi ufite impano ushobora kubyaza umusoro kandi yaramaze kubona imiryango yose ifungukira rimwe. Uwo umusore bita Yampano. Yabaye iki? Yampano uti ko muri kumuvuga nko ari ikintu yabaye. Ndaza gusobanurira kamanzi point yanjye. Yampano ugiye kureba ngira ngo The Ben nzi ufite umutima mwiza ariko ntemera kuri bimwe ngo nuko akunda Imana ntabwo uraho watanga platform uko nabagiye azihabwa. Yagize gutya afata Imana amuha platform bigenda neza umwana asohoye indirimbo turazikunda. Ndetse ejo bundi mu mwaka ushize umuryango wa RPF Inkotanyi ufata Ruti Joel umuhitamo nk'umwe mu bahanzi ugezweho wagomba kujya kuririmba mu bitaramo bari bafite mu bihugu by'i Burayi. Ariko agira gutya izo opportunité umwana muto zose arazifata aragenda zirundira hamwe mu gatebo kamarangiza akitumamo. Melody, iyo ubonye impano nk'iyi ngiyi kwituma byari biri ngombwa birenze kwituma yanyujije hasi no hejuru. Uko tuvugana umwaka ushize urabizi hari abantu uzi bari mageragere abasore barenga 4 kubera video ya Yampano yagiye hanze. Nishaga ibyo bivuyemo ikintu cyobaje kurusha ibindi. Melody, narahagurutse kugeza naho natabaje inzego mu ijwi ryanjye abantu bakunda benshi cyane saba kuri amusora akeneye kurenganurwa ndetse nsaba n'urugaga rushinzwe abahanzi. Urugaga rw'abahanzi narwo ndaruhamagara ndavuga nti nakabayemo n'abahanzi bakuru bamagana ibintu byakorewe uyu mwana w'umuhanzi kugira ngo abone ubutabera. Mpamagara Minisiteri y'Urubyiruko ishinzwe abahanzi bafite mu nshingano imyidagaduro ndavuga musabere uyu mwana ubutabera kuko yahohotewe n'ibi bintu byamukorewe ntabwo bikwiye. Naratabaje pe kugeza n'abantu baba bavuze ngo ni gushaka kugira ngo abantu bafungwe ndi kuvugira Yampano gusa kandi bafashe video kugeza umunsi iki kimwe kugeza ku munsi wa mbere nibwo nahagaritse icyo kintu. Umwana avuye i Burayi ejo bundi ku wa mbere ageze mu Rwanda aragenda ajya muri hoteli Kanombe aramubusanza afata undi mukobwa noneho streaminga igikorwa barimo ahita streaminga ahamagara abantu live hafi yo kwa Bruce Melody. Urukumva Melody afata video ashira live ahamagara abantu we yambaye gusa n'umukobwa bari kumwe streaminga. Nukuvuga ngo ntabwo yongeye kwirecordinga ahubwo yakoze live. Amashusho none yasohotse. Ibyo bintu birongera birasohoka. Ubwo ni ndasohoye. Urabaza ngo ndabisohoye kandi nkubwira ko yagiye live agahamagara ahantu live yarabisohoye. Niba yaramagara abantu live yarabisohoye. Uwo muntu ari muri recording. Ntabwo ahamagaye umwe. Yahamagara umwe agakupa ahamagara undi. Abo bantu nibo bari recordinze rero. Abo bantu yahamagara nibo bari recordinze. Yewe rero ndikumva uri kugana bisaba ko nigira umucamanza cyangwa umujaji. Ntabwo aho ngaho ntabwo nshatse kuvuga kuri ayo mashusho. Ndashaka kugira ngo mvuge ubishe muri context y'umuhanzi. Ntabwo nshaka gushyira mu bintu byo kujajinga iby'amashusho. Ahubwo ndashaka kuvuga ku mpano nk'iya Yampa, ku mpano nk'iyu mwana yari afite n'amahirwe yarabonye igihugu cyari kimuhaye abantu bakuru be kubona nka The Ben amufata akamuhereza platform muri Arena warabibonye. Kampani zitangira kumusama ziramufata zitangira kumuhereza ama contract